ni Vedaste Empire ngewe nitwa ibintu nitirebye kabisa umwaka mushya muhire ndetse n'ukwezi kwa kabiri guhire tukugera ku musozo abantu mugubwe neza rero aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane igiye itandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye tubahaye ikaze kuri channel yanyu tubashimire ko mwakoze subscribe Imana ibaha umugisha kuri screen yacu imbere yawe hari umutumirwa ni nyiri ni CEO wa Vedaste Empire ubwo ni we Vedaste reka tumuhe ikaze tuguhaye ikaze muntu urakoze cyane manu meze neza ndashima Imana Imana ishimwe rwose mva nibyo igikundiro kuba tubashije kuba twaboneka imbere ya iyi kamera ahanini ni ukuvuga ngo nagiye mbyifuza cyane ni ukuvuga ngo gukorana na Manu ariko Imana ishimwe kuba bibaye nuko rero tumeze neza imbere n'inyuma njya numva hari abavuga ngo bameze neza nk'ibigaragara inyuma ariko mo imbere ngo bashize ariko njyewe ndacyashima Imana yoyo iracyambereye maso ahantu hose kubona nibyo kubona umugabo muri ino minsi ufite akamwenyu nk'ako ufite biragoye kuvuga ngo bisaba kwiyakira mu buzima ugezemo bwose so ntabwo mvuze yuko wenda naba mfite iby'ikirenga ariko njye Imana yampaye umugisha wo kwiyakira mu cyiciro ngezemo icyo ari cyo cyose biterwa n'iki rero kubona umugabo noneho nsigaye mbabona asigaye agera muri saro aho bamwogoshera agasinzira abakwafiri basigaye baragoye biterwa n'iki cyangwa umugabo abeho ahangayitse no gutaha mu rugo aba atagishaka gutaha icyo kintu ni ikihe kibitera icyo Vedaste Empire ijya channel Vedaste Empire ijya tujya kuyikora twari twarebye dusanga umuryango nyarwanda wugarijwe n'ibintu byinshi dusanga umugore n'umugabo muri societe nyarwanda harimo ibibazo byinshi ari nabyo umbajije ati bura biterwa n'iki kubona umugabo ushobora kugenda ugasanga muri saro arimo arasinzira aho yicaye hose arasinzira ibibazo mbese muri makeya byamurenze hari ibintu nshobora kuba navuga ko umuntu rimwe na rimwe yaba yitera ariko akabaho n'ibyo atitera ariko uriya mugabo muri ibyo byiciro byombi ashobora kubarizwamo icya mbere ni ukuvuga ngo habaho kutiyakira ku bijyanye n'ubuzima bwawe dutanze nk'urugero nimba mu rugo iwawe ubushobozi ufite yaba ari guteranya ubw'umugore n'umugabo mukwiriye gukoresha ibihumbi 5 ku munsi wowe ukumva wakoresha ibihumbi 15 kandi nta hantu uri bubikure kandi nta kindi kintu uri bukore muri capacité z'ubwenge bwawe cyangwa se mu mbaraga zawe ariko ugasanga icyo kintu cyakurotsaje cyagutesheje umutwe niyo mpamvu nkubwira yuko hari ibyo umuntu ashobora kuba yageramo ari bubyiteye ikintu gisabwa kuri iyo ngingo rero kuri cyo mumaze kuvuga nuko ukamenya uburiwe ukabanza ukamenya capacité yawe yaba ari imikorere yawe yaba ari ubwenge bwawe yaba ari ibyo uvuga yaba ari ibyo ukora ukabanza ukamenya ingano y'ibyo bintu ko imeze ukareka kwipasa muremure icyo kintu kirabasha kukugabanyiriza stress kirabasha kukugabanyiriza kuba wahorana umunaniro kirabasha kukugabanyiriza kuba wagera aho kumva ntago wataha turabigaruka ibyo bintu byo kuba abagabo banze gutaha reko abagabo benshi barimo baraga gutaha mu ngo biturutse kuki birimo biraturuka kuri ibyo ngibyo ntangiye mvuga icya kabiri icyo bita hari abantu babyita gushaka nabi uretse yuko burangiye ntago twemeranya ntago nemeranya n'umuntu ko habaho gushaka nabi sibyo ikintu nemeranya nawe hari ukuba abantu babyumve neza cyane hari ukuba umuntu ashobora gushaka umuntu ntibahuze ariko nta rushako rubi rubaho abantu banyihanganire batantera ibuye nta rushako rubi rubaho kubera yuko njyewe mu myemerere yanjye nka Vedaste Empire nuko ahubwo imibereho cyangwa se abantu badashobora guhuza bitewe n'impamvu runaka Manu reka ngoye nk'urugero urashatse umugore ashatse umugabo w'umusambanyi ari umusore yari umusambanyi ku munsi yinjizaga umukobwa ku wundi munsi akinjiza umukobwa ku wundi munsi akinjiza umukobwa sibyo ni ukuvuga ngo naramuka ashatse wa mugore wundi w'umusambanyi sibyo biriya bintu bari mu bimanaginge bikunde turi kumwe icyo kintu turi kucyumvikanaho wa mugore w'umusambanyi na wa mugabo w'umusambanyi bari buze guhura ba managinge bwa busambanyi bwabo sibyo
baze kubaka urugo kandi urugo rwabo rugume ruri hamwe, rushobora gukomera, rushobora gukomera. uzi impamvu se? impamvu mbikubwiye ni bya bindi ntangireho mvuga ngo nta rushako rubi rubaho cyangwa nta rugo rubi rubaho, ahubwo abantu ntabwo bajya bahuza. urugero nguhaye urarwumvishije, umugore yaje ari umusambanyi, umugabo yaje ari umusambanyi, noneho kubera ko bose bagiye guhita baba baziranye, sibyo? bari buze kubimanaginga bose bize gukunda, usanga urugo ruhereye umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu kugeza ku myaka 40 ba bantu bagize gute, ba bantu babana. ariko njyewe udasambana nindamuka nshatse umugore usambana, bya bindi navuze kudahuza imico, kudahuza imikorere. nituramuka dushaka nshakanye n'umugore umusambanyi, njyewe ntari umusambanyi, mano bya kintu kiri buze kugaruka kintushe ku mutima, kubera yuko nyine n'ingeso ntazi, n'ingeso ndi kubona iri kuntungura. ariko ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bihora bitusha umutima wanjye, ari nako nsaba gukosorwa ko byakosoka. ariko kubera ko wa muntu nyine afite karagiteri ze, afite ibyamubase, ntabwo biri bukunde. niyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo cyagiye nintabasha kwihanganira bwa busambanyi, nintabasha kwihanganira ya mico mibi y'uwo twashakanye, niko kuba bamwe bo hirya y'umuryango bavuga ngo urugo rwananiranye, niho bari buvuge ko nashatse nabi. ariko nyine ntabwo bibashije gukunda yuko muzana wa muntu. niyo mpamvu hazahita habaho guturika bya bintu byambaga ku mutima, byari bimubyimbigiye ku mutima ko umugore wanjye ari umusambanyi, niho hazahita havaho guturika, ujye kubona ciye ukwanjye n'umugore aciye ukwe, ari byo twita ko urugo rwasenyutse. yego nibyo ngibyo rero. hari abantu bumvisha uvuga ati uyu muntu uje kutubwira ibintu nk'ibi ngibi arubatse, ninde ko yatanya abantu ni Vedaste Empire, amazina yawe y'ukuri naya, urubatse cyangwa n'urubaka? Yes, introduction nitwa Vedaste Samvura, nkaba mfite umugore umwe n'abana 3. ni ukuvuga ngo nabyaye, ubundi nta muntu ujya ubara abana, ibyo tubikosore. nubwo mbikoze ndi kuri social media, ntago abantu bose ari bakuru, ntago abantu bose bazi uwo muco. ubundi umuntu ntago avuga umubare w'abana. iyo wabyaye hungu na kobwa uravuga ngo nabyaye hungu na kobwa. iyo wabyaye abakobwa uravuga nabyaye abakobwa. abantu banyumve neza bazaze bakosora nako kantu. ntago umuntu avuga ngo nabyaye abana 7, nabyaye abana 8. impamvu mbikoresheje nagira ngo mbonereho no gukosora ako kantu. ni ukuvuga ngo rero nk'ibisanzwe niyemeje kuzaza nkora ibiganiro bikebura, ibiganiro bifasha sosiyete nyarwanda kubaka, ibiganiro biza gukosora ikintu cyadutse mu ngo cya divorce. ikindi kandi muri ibi biganiro byacu muzagenda mubonamo n'uburyo kitutegura abagiye gushaka kubaka urugo. ni ukuvuga ngo rero Vedaste Empire cyangwa se Samvura Vedaste ndubatse, nkaba mfite urugo, kandi turababwiza ukuri yuko tugiye kuzababwira ibintu byinshi byari bihishwe, byinshi bigenda bisenya ingo. uyu munsi rero nuramuka uteze amatwi Vedaste Empire, hari ibintu byinshi uri bukosore mu rugo iwawe. wowe muntu duteze amatwi wese, wowe muntu dukurikiye, turagusaba kureba aho hasi ugakora subscribe, ibiganiro byacu byose ukazaza ubikurikirana. uko nshyizeho ikiganiro ukazaza ugikurikirana, kizagufasha. ndabizi yuko byange bikunda ngo ntazibanya zidakomanya amahembe manu, sibyo se? nimushake muri abatagatifu gute, nimushake mube mumeze neza, mufite urukundo, mufite iki, Vedaste Empire hari ahantu azakora, wumve yuko hari ibitagendaga neza mugiye gukosora. uyu munsi rero manu, uyu munsi tuje kuganira ku kintu kijyanye no gucana inyuma hagati y'abashakanye. ni ikintu gikomeye, ni ikintu kimaze gusenya ingo nyinshi, ni ikintu abantu banze kureka, ni ikintu abantu banze kuzinukwa, kandi babizi yuko bari kwita mu mwobo babireba. uyu munsi rero turi bugaruke kuki? turi bugaruke gucana inyuma hagati y'abashakanye, ariko hakoreshejwe umukozi wo mu rugo. icyo kintu kirakomeye. abantu benshi bari kwibaza impamvu biri guturuka he, biri kuva hehe, kuko uko bwije nuko bukeye ingeso irimo yaduka mu bagabo, iyi ngeso irimo yaduka mu bagore. niyo mpamvu rero Vedaste Empire muri aka kanya turaje kubisesengura,
tubive imuzi, umuntu wese amenya ahantu akwiriye gukosora kugira ngo turebe ko sosiyete nyarwanda, kugira ngo turebe ko icyo kibazo kiri mu muryango nyarwanda cyagira gute, cyagabanuka. Turabizi yuko bidashoboka yuko cyarangira burundu, ariko hari icyo tuzakora kugira ngo kigabanuke kugeza kirangiye. Veda, biba byagenze gute rero kugira ngo umukozi w'umukobwa asange yarushije ubwiza nyirabuja, sebuja muhindura umugore? Bigenda gute kugira ngo umushoferi wo mu rugo asange yarushije ubugabo shebuja kugira ngo nyirabuja muhindura umugore? Nibyo urakoze cyane, amuhindura umugabo. Urakoze. Urabona, yego hari abantu benshi bambaza se ko tubona uri mutoya, ushobora nubwo ushobora kuba wubatse, ko ushobora kuba ubimazemo igihe gitoya, ko ushobora kuba wenda harimo abakuruta, ariko ushobora kugira icyo ubabwira kikagira icyo kibahinduraho. Ntago buriya kuba wamenye ikintu cyangwa se kuba wasobanukirwa n'ikintu ntago bituruka ku myaka mano. Ntago bituruka ku myaka, bituruka ko bikunda, bigaturuka yuko wabyitayeho, bigaturuka ko wabikoreye n'ubushakashatsi. Turasoma mano, tukagenda tugasura ingo, tukaganiriza ingo, tukagira abantu tugira inama, tukagira abantu twicaza hamwe, tukongera tugasubiza ibintu byabo ku murongo. Ni nayo mpamvu dufite experience yo kuba twakubwira ibi ngibi. Reka nkwereke impamvu warumbajije se biri guturuka kuki. Nese no kubera iki umugore ashobora kurushwa ubwiza n'umukozi, cyangwa se umugabo akaba yabona umukozi agahita abona ni mwiza, akamubengukwa. Dore rero Vedasta Empire yabikoreye ubushakashatsi. Hari igihe bituruka ku mugabo, hari igihe bituruka ku mugore, hari igihe bituruka ku mukozi. Izo mpande zombi turazikomaho, turazivugaho mu byumve. Mugore, mugabo, mukozi, utega amatwi, utangire kino kiganiro paka ukirangije, uri buze gukuramo igisubizo cy'icyo kintu kibangamiye sosiyete nyarwanda. Icya mbere turi buze kubanziriza ku mugore n'umugabo, umukozi araza kuzanywa. Umugore ni mutima w'urugo, niyo mpamvu tuza kubigarukaho. Umugore ni mutima w'urugo ku kintu cyose mano. Umugore ni mutima w'urugo guhera ku irembo kuza ukagera mu rugo. Ni uguhera ku irembo ukaza ukagera mu rugo, ukinjira mu muryango, ukajya muri saro, ukagenda ukagera mu cyumba, ukagaruka ukagera ku uburyo ki agomba kwita ku bana, ukagenda ukagera ku buryo ki agomba kwita ku mugabo we. Dore rero intangiriro y'ibintu byose ahantu itangirira. Umugabo ashaka umugore ari mwiza, anareba yarabonye yuko ku isi nta wundi muntu umuruta. Turi kubyumvikanaho. Uremera yuko umuntu ashaka umugore azi yuko abona ku isi ko nta wundi muntu umuruta? Warumbajije no kubera icyo umukozi none haza kumuruta. Kukibiza guhinduka. Ikintu cyambere ni ukuvuga abo batangirira ari byo twita ukwezi kwa buki bimanagingwa nabi. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo ibi ukwezi kwa buki kwa managinzwe nabi, ni gute? Umugore n'umugabo muri kwa kwezi kwa buki bigomba kujya mu bwonko bw'umuntu ngo byagendaga gute. Umugore n'umugabo akamenya ngo, umugabo akamenya ngo mu kwezi kwa buki turi kubyitwaramo gute, umugore akamenya ngo mu kwezi kwa buki turi kubyitwaramo gute. None icyo ngicyo nicyo kimufasha. Iyo abifasha akabisevinga mu bwonko bwe, bose iyo babifasha bakabisevinga mu bwonko bwabo, niyo mpamvu hatashobora kuzagira ikintu cyose kizaza kubitambika, kuko buri muntu wese akomeza umujyo w'ukwezi kwa buki. Ese wakwibaza ngo ni gute ushobora kuba wavuga ngo ukwezi kwa buki kugume mu mutwe wawe ku buryo umwaka umwe ushira, umwaka wa kabiri ugashira, umwaka wa gatatu ugashira, ariko ugasanga mu rugo n'ubundi. Rero hari ikintu bita aho bitangirira, mwateretanye gute, wamukuye he, wamubonye ute, yakubonye te. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose mukaba mwarabanye mubizi. Nimba hari uburyo wamubonye budatunganye, ubwo buryo mukabwigaho bukagira gute, bukava mu nzira, sibyo? Ni ukuvuga ngo nimba hari imibereho wari umuziho kandi bikaba byarabaye ngombwa yuko mubana,
iyo mibereho mwese mukayiganiraho mukabimenya ikava mu nzira. Ibyo byose bikorerwa hehe? Bikorerwa mu kwezi kwa buki. Iyo ibyo bintu bidakorewe mu kwezi kwa buki, niho uzasanga umugabo igihe runaka kigeze ugasanga atangiye kubona ko umugore we umukozi amuruta. Sibyo? Kandi yaramushatse abona ari mwiza, kandi yaramushatse abona ko nta wundi muntu umuruta. Iyo bafashe rero kwa kwezi kwa buki bakagusevinga mu bwonko bwabo, bakakubika mu bwonko bwabo, bya mico bya bindi bakoraga bateretana, bya bindi bakoraga buri muntu wese agikunda undi, agifite bakimenyana, bagifiyansanya, ni ukuvuga ngo bagomba kubibika, bakabibika, bikazababera ibikorwa byabo mu buzima bwa buri munsi. Noneho dore rero impamvu ituma umugabo ashobora kuba yabona umugore we agira gute ari mubi cyangwa se adafite ubwiza nk'ubw'umukozi. Batangira kugira gute gusiga bya bindi, batangira gushyira hasi bya bindi bakoraga bakifiyansanya, batangira gushyira hasi bya bindi bakoranaga bakiri mu kwezi kwa buki. Ni nayo mpamvu umuntu akubwira ngo bagarira urukundo. Rero ni ukuvuga ngo abantu bashakana twabagira inama yo kugira gute, yo kujya basubiza amaso inyuma bakagira gute, bakareba hahandi bakiri mu kwa buki, hahandi bakiri mu kwezi kwa buki, bya bindi bakoreranaga bakiri mu kwezi kwa buki ntibiveho. Ibyo birareba umugore kandi bikareba n'umugabo. Nimba umugabo yaratahukanaga akamenya yuko ari buze kugira gute, ari buze gutahukanira umugore ururabyo, sibyo? Ukeneye oya manu, oya, ni ukuvuga ngo urukundo nta bukene bubaho, mu rukundo nta bukene, mu rukundo nta bukire. Ushatse wakira mu rukundo, ushatse wakena mu rukundo. Barakanga kuri iki gihe nta mukene ukunda. Reka dutange urugero rwiza manu. Urugero, sibyo, nanjye ubwanjye ndiheraho. Ntago njya gushaka, ntago njya gushaka nari nkize, njya gushaka nari mfite n'ideni rikomeye cyane ya banki. Wakoze ubukwe mu ideni? Nakoze ubukwe mu ideni, byari bikomeye cyane. Ariko ni ukuvuga reka ngubwize ukuri, biba bikomeye cyane. Mu rukundo nta bukene bubamo, mu rukundo nta bukire bubamo. Ahantu bizaba ngombwa ko ibyo bintu bizagira gute, bizakenerwa, urwo ntago ruzaba ari urukundo. Kandi ndabyemeranywaho n'abantu benshi badukurikiye. Kandi nabo tutabivugaho kimwe, ntago ari ngombwa ko twabihurizaho. Ariko iki ngiki nkubwira, nujya mu bitabo ugasoma, nujya mu bushakashatsi ugakora ubushakashatsi butandukanye, uzasanga urukundo rudakenera ubukire cyangwa ubukene. Urukundo ni urukundo ruri unique, rurihariye ku giti cyarwo. Reka rero dukenera ubukire. Bivuga rwose wakugata abantu badukurikiye ati uyu munsi nta mukene ukunda. Umunsi nta mukene ukunda. Aba bana bakene kuri Saint Valentin baratwanze, baduteye amadobo. Manu nawe byakubaye. Ni ukuvuga ngo naje kureba, twari turi ku ngingo ivuga ngo ese nimba umuntu ari umukene kandi akeneye gukunda akabigaragaza, siko warushatse kuvuga, kuko nari ntanze urugero ngo nutahukanire iki ururabyo. Njyewe ntanze urugero rw'ururabyo, ariko hari n'urugero rw'uzavuga ngo natahukanye umugati, sibyo? Mu rukundo niyo mpamvu rero narindi kukubwira ngo nta bukire bubamo, nta n'ubukene bubamo. Igiceri cya senkani sibo, nubwo ubu ngubu bombo zuriye zikaba ziri kugura, ni na gatoya ukazanye yakaga, zikaba ziri kugura ijana. Kera kigura senkani, njye nakoreshaga bombo ya senkani y'agati. Kandi ntaza nagahisha inyuma, nzaza kubasura mubaze ukagahisha inyuma ukavuga ati ndakuzaniye. Ntaza nagahisha inyuma, fora nazanye iki, kubera bya bindi byamwisetinze mu mutwe. Urumva yuko byanze bikunda, byanga bikunda ndi bumuzanire. Hari umuntu wakumva akaba ngo ni umurengwe sha, umurengwe wa senkani. Noneho iryo senkani narazikoreshaga nk'agashyira inyuma, naze kubera ko yisetinze mu mutwe ko byanga bikunda hari akantu muzanira, ntago yakabonaga mu gaciro, yakabonaga mu rukundo. Icyo nicyo abantu bari gusabwa. Noneho rero ubwo turi kuri ya ngingo y'umukozi, ni ukuvuga ngo cya gihe rero mu kwezi kwa buki ibyo bintu byakozwe, igihe kikagera umwaka umwe, imyaka ibiri, mu mwaka wa kabiri ugasanga ntiburi gukorwa, niho hahantu bamwe umwe atangira gutezuka.
nimba umugore wanjye yaramenyereye yuko mucyurira akabombo noneho uyu munsi akabona ntago nkazanye kandi akabombo karagura senkani izi saha namaze gutera imbere nakoreraga 2,000 ubu ngubu ndi gukorera 5,000 mu 2,000 nazanagamo bombo ubu nageze mu rwego rwo kuzanamo guhembwa 5,000 noneho ya bombo ntago ibonetse sibyo aratangira avuga ngo ayajyana ahandi sasa rero ukuntu bimeze ya bombo ayijyana ahandi sibyo ni ukuvuga ngo uwo ni umugore ni ukuvuga ngo turacyari ku ruhande rw'umugore wa mugore arahita atangira avuga ngo nanjye rero namushyiraga amazi muri dushe se ntiyamushyiriyemo manu uri kubyumva aho ibintu bitangiriye nanjye rero namushyiriraga amazi muri dushe none ntayo nongeye kumushyiriramo kandi nta n'umwe uri buze kubwiza ukuri nta n'umwe uri buze kubwira mugenzi we ngo byagenze gute waratezuye yaba kuki batabivuga tukiri aho ngaho tabati ko wanzaniraga akabombo kuki utakaza undi nawe ati kuki wankiriraga amazi muri dushe wowe kutayajya ati nanjye nicyo cyaje dore rero ukuntu bimeze umugore ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa buki cyangwa se muri iyo mizo urabizi nimba bitangiye gutezuka hari ikintu kiba hagati y'umugore n'umugabo avuga ngo ndacyari muto manu ndashaka ko iyo ngingo tuza kuyivugaho ndacyari muto izi saha ni ukuvuga ngo nimba atayinzaniye nta mpamvu yo kumubwira ngo ntabwo yinzaniye nzashaka uyima ndacyari muto nzashaka uyima n'undi niba mubaza bati n'undi navuga ngo ariko kubera icyo uno mugore atakinkirira amazi muri dushe sibyo azavuga ati oke nta kibazo ubwo atayankiriramo hari igihe nimfatira icyemezo nzajya ku bantu bazayankiriramo noneho ku rundi ruhande hari utinyuka manu abenshi baratinyuka bamwe na bamwe baratinyuka hari utinyuka akaba yavuga ati ariko se ko wankiriraga amazi muri dushe izi saha ukaba utakiyankiriramo umugore uzi ukuntu ashobora guhita amusubiza nayagushyiriragamo sheri nagushyiriragamo tutarabyara ntarabona umwana nitaho yuko imirimo yabaye myinshi noneho ntamubwire ngo nanjye ntukinzanira bombo murero reka nkubwire mani yaza kuba yamubwiraga ati nanjye rero nanze kuyagushyiramo kubera ko yabumva utakinzaniramo ubwo abantu badukurikiye babyumve babitega amatwi niyo mpamvu ni ukuvuga ngo urugo ni urw'abantu babiri mani iyo rubaye urw'umuntu umwe ntabwo ruba ari urugo ibyo byose utubwiye nibyo bituma umukozi noneho ahinduka umutware umukozi agahinduka amabuye twashatse kubihera mu mizi ntabwo twari guhita twirukanga ngo duhite dusimbuka ngo tuvuge ngo umukozi agiye gukingurira umugabo kandi umugore ahari nyuma yo kubura keya twagira ngo tubitangirire mu mizi abantu bamenye ngo biva hehe abantu ikitera ibi ngibi ni iki ni ukuvuga ngo rero tumaze kuva kuri ka kabumbu tugeze ku mugabo ntago agishyirirwa amazi muri dushe noneho ubwa mbere mu kwezi kwa buki umugabo yarinjiraga umugore akajya kumukingurira none ubu ngubu umukozi niwe ujya gukingurira umugabo manu reka nkubaze ikintu kimwe nimba umugabo yajyaga kuzanira ikintu uje kumukingurira ugahita ucyakiruka ukamuhobera ukamubaza akazi kameze gute uyu munsi akaba ari gukingurirwa n'umukozi wa mugati yaguherezaga araguhereza rimwe awuguhereze kabiri biri buze guhinduka ajya awuhereza umukozi abantu baduteze amatwi mu byumve turi ku ruhande rw'abamama ku ruhande rw'igitsina gore ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiza gusenya ingo ikintu cya mbere mu bintu biri imbere bituma umugabo ashobora kwiyumvamo umukozi kurusha umugore bitangirira aho ngaho bitangirira muri za nshingano umugore yatangiye kugira gutezukaho ni ukuvuga ngo rero wa mukozi naza gukingurira umugabo bwa mbere kandi umugabo umugore yarakinguriraga umugabo akamuhereza umugati yazanye akamuhereza ya bombo yazanye akamuhereza ya shokora yazanye ni ukuvuga ngo ni rimwe ni kabiri umukozi ari mukingurira ubwa gatatu azaza ahereze ya shokora nde ahita ayihereza umukozi umugore ari hehe mu byumba umugore ari mu byumba noneho umugabo naramuka mugaragarije reaction yuko ari gukingurirwa n'umukozi ni ukuvuga ngo umugore afite ikintu azahita amupikisha zahita amubwira ngo cya gihe nakwitagaho tutarabyara cya gihe nazaga kugukingurira tutarabyara cya gihe nazaga kugukingurira ntari konsa umwana ni ukuvuga ngo umugabo agomba kubyakira agahita abyumva ntabwo ari buze kuburana buriya ni ukuvuga ngo abagabo hari ikintu nanjye ndi umugabo twakira ibintu vuba
ntabwo dukunda kwensista ku kintu. Nimba umugore ambwiye ngo narindi konsa umwana niyo mpamvu ntagukinguriye ndabyakira, ariko byanga bikunda nibiba rimwe nibiba kabiri nibiba gatatu ngenda ahita mfata icyemezo. Nimba nakuzanira agashokuru yakiriye ku muryango, n'uyu munsi ndabihindura nze kwihereza umukozi, kuko n'ubundi umukozi niwumbaza ngo ku kazi byagenze neza. So nukuvuga ngo mu kwezi kwa buki narinjira gukankuramo inkweto, ukankuramo isogisi, nimba ari ukujya muri dushe amazi ukayankirira muri dushe, nukuvuga ngo naza ukamanagura. Ariko uyu munsi ndimo ndashaka n'umuhereza silipa nkamubura, ndimo ndahamagara wa mukozi, kandi wibuka imirimo umukozi aba afite, ari buve mu gikoni aze anshakire silipa. Noneho nihazamo rero nukuvuga ngo wa mugore naza kuba yigiriye ibyago, wa mukozi akaba afite nawe gahunda. Nukuvuga ngo naho ngaho bigiye gutangirira umukozi. Ariko byamwe bikunda abagabo benshi bagira reaction igihe gitoya. Nukuvuga ngo umugabo ahita atangira urugendo rwo gushaka igisubizo cya kibazo yagize kiwe, sibyo? Ari nayo mpamvu rero nukuvuga umukozi akujyaniye amazi muri dushe, sibyo? Nambaye esime, sibyo? Umukozi arashaka ari buze gutangira kwitinza muri dushe, urumva mano, ari buze gutangira kwitinza muri dushe musangeyo, sibyo? Abagabo bamwe na bamwe nukuvuga ngo naho ngaho bitangirira. Iyo umugabo atarinze zamu rero aho ngaho ntiyihagarareho, umugabo ntiyihagarareho, umukozi nawe agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo agire gute agushe wa mugabo mu mutego. Noneho rero buriya abakozi navuga ko ari abana beza, cyangwa se umukozi ahora ameze nka hari mukeba wa nyirabuja. Abenshi bahora bameze nka ari bakeba babo, kubera yuko uko bwije nuko bukeye areba faiblesse. Abyumvishe man, areba faiblesse z'umugore. Impamvu nukuvuga ngo jewe nimba umugabo ari kwifuza ko umugore we ari ugomba kumujyanira amazi muri dushe, sibyo? Uyu munsi umugore akabavuga ngo mfite akazi kenshi, uyu munsi umugore akavuga ngo ndashaka kwita ku mwana, uyu munsi akavuga ngo kandi byawe nashobora kuba yabibangikanya byose bigakunda. Aha, umukozi wirari rero ahita atangirira kumwinjirira ahereye kuri icyo ngicyo. Turi kumwe? Nukuvuga ngo rero abantu badukurikiranye bose, dore icyo kintu ntangiriyeho mbabwira ku bintu bijyanye n'intandaro y'icyo kintu. Wa mukozi yamaze gucunga nyirabuja ikibazo afite, ahita akora bya bindi nyine abona umugabo akeneye. Nimba umugabo akeneye guhabwa keya, abagabo dukunda keya. Mbanze nabibabwire abadamu, nimba mutabizi, abadukurikiye, abadamu baduteza amatwi mu mbabarire cyane, mbamenera ibanga kandi rikomeye. Abagabo dukunda keya, kandi iyo tuzibuze tubiheza mu mutima tugashira. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya ko hari inshingano wahereye mu kwezi kwa buki, byange bikunda udagomba kutezukaho. Nukuvuga ngo rero wa mukozi aratangira runono, buhoro buhoro agende akurura umugabo. Abagabo bamwe na bamwe bahita bakururwa, bamwe na bamwe batari bose bahita bakururwa akazi kuzajya gakorera mu rugo. Yego, akazi bagatangira, nimba bigenga, nimba bashobora kwigenga, akazi agatangira kugakorera mu rugo. So niho uzasanga wa mukozi yambaraga imyenda miremire, izi saha arashaka kugira gute kwigana nyirabuja. Nimba yambaraga imyenda migufiya, arashaka gufata imico ya nyirabuja neza, kwisanisha na nyirabuja neza. Noneho nimba ari na ya myenda migufi atangire kuyambara. Nimba nyirabuja yajyaga yicara mu ntebe, nimba umukozi atajyaga yicara mu ntebe ya bosi wiwe, agatangira kujya agira gute, akashaka yuko bosi wiwe naza kwicara amubwira ati, amukubita agashyi ngo namuvire mu ntebe. Ngaho uko bitangiye. Noneho wa mugore kuko atigeze abona reaction z'umugabo ku bintu bigiye bitandukanye, sibyo? Aragenda n'ubundi akabiyongiye, akaba uw'inyuma aho ngaho, ntazamenye ngo ibintu byatangiriye he, ibintu byarangiriye he. Wa mukozi araje noneho afata iyindi ntera. Wajyaga umugaburira, utegurira umugabo wawe ifunguro, wa mukozi noneho ubu ngubu ni uri guhamagara ngo beruna, papa runaka yaje, genda umutegurire umuhereza ifunguro afungure.
ni ukuvuga ngo rero ukuvuga ngo ukuntu bizagenda wa mukozi azaza ategurire bosi wiwe ifunguro narangiza muhe bon appétit. Iyo bon appétit yari yandi manu, iyo bon appétit yari yo gutangwa n'umufasha n'umugore, sibyo? None izisa ayihawe nande? Ayihawe n'umukozi, sibyo? Ni ukuvuga ngo naho ngaho twari turi gutangira kuri faiblesse z'umugore cyangwa z'umumama. Ni ukuvuga ngo za faiblesse yagize niho umukozi ahera, za mbaraga nkeya umugore agira mu rugo zo gutanga keya ku mugabo niho umukozi ahera atanga keya. Ngaho umugabo yaje beruna jya gukingurira runaka yahageze, noneho ni ukuvuga ngo bya bindi wari guhabwa n'umugabo ageze ku muryango, ni ukuvuga ngo arakubuze ngo abiguhe. Niyo mpamvu uyu munsi ari buze abiguherereze mu cyumba, ariko ejo ntago azongera kugira gute kubikuzanira, kuko mu kwezi kwa buki wabifatiraga ku muryango uje kumukingurira. Ikindi gikomeye cyane ni ukuvuga ngo abakozi bo mu rugo, abakozi bo mu rugo ntago baba bakwiriye kugira gute gukorerwa inshingano n'abagabo. Abamama banteze amatwi bafite abakozi n'abateganya kuzabagira mu ntege amatwi kuri iki kintu, mu ntege amatwi. Ni ukuvuga ngo umukozi wo mu rugo ubwo twibanze ku ahembwa nyirabusha, twabanjije ku bamama, turi buze kugaruka noneho ni iyihe faiblesse umugabo agira ku mugore bikaba byaba ngombwa yuko umushoferi wiwe azagira gute azamuca inyuma, cyangwa umuzamu azamuca inyuma. Rero ni ukuvuga ngo abapapa, ni ukuvuga ngo hari ukuntu umugore yirengagiza inshingano afite ku mukozi, bikaba ngombwa ko umugabo yanga yuko abana bazagira gute, abana be bazafatwa nabi, agahita ajya mu cyimbo cy'umugore cyaza gukora inshingano wa mugore yagombaga gukora ku mukozi. Reka tuvuge n'urugero, bibaye ngombwa yuko wowe mugore ufite inshingano zo guhemba wa mukozi, sibyo? Noneho ukwezi kuragera ntumuhembye, ukwezi kwa kabiri ntumuhembye, noneho agiye kugira gute gupresenta ikibazo ku mugabo. Umugabo arakubwira ati ese ko naguhaye amafaranga yo guhemba umukozi kuki utamuhembye? Ati amafaranga urabona wayamaye, hano mu rugo hari ibibazo bigiye bitandukanye, bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya. Urumva yuko umukozi agiye kwidepanda kuki kuri shebuja. Uyu munsi aramwidepanda amusaba amafaranga amwishyuza, bamwe na bamwe ejo azagira gute bazatangira amubwira utundi tugambo tugiye dutandukanye. Ntago mvuze yuko umugabo adakwiriye kuvugisha umukozi, ariko babyeyi bano mwubatse urugo nibagire bagire ikigero, communication hagati y'umugabo n'umukozi igire ikigero. Ubwo noneho twari turi kwehe, twari turi ku bamama, faiblesse z'abamama. Uburyo ki abakozi b'abakobwa bashobora kugira gute kururira ku mbaraga nkeya z'uburyo watanzemo keya, bigatuma umukozi ashobora kuguca inyuma. Reka tujye kuri faiblesse rero z'abagabo zacu. Abagabo twigize ba munyakazi, kandi ni nabyo bigezweho rwose. Abagabo twigize ba munyakazi, abagabo twigize abahize ko tugomba guhingira urugo guhera ku munota wa mbere kugeza ku kuka kanyuma, sibyo? Ariko wibuke yuko no mu kwezi kwa buki man, mu kwezi kwa buki nabwo twahigiraga urugo, sibyo? Kandi hari uburyo twabigenzaga ibintu byose bigakunda. Umugore akabona keya, kandi n'urugo karuhahira, sibyo? Ariko uyu munsi byaje kuba ngombwa yuko keya zigabanuka kubera akazi. Ashobora kuba byamubabaza ibintu runaka, akakubaza ngo kuki ibi ngibi ntakibikorerwa, kamubwira ati se nzabireke nze nkwicara imbere uzarya iki? None ukibaza mu kwezi kwa buki byagendaga gute? Niyo mpamvu njyewe natangiye mvuga ngo umugore n'umugabo nibasubiza amaso inyuma barebe cyagiye mu kwezi kwa buki byari bimeze bite, kuki babonaga umwanya. Noneho rero nukuvuga ngo umugabo yigize munyakazi, ntago ashaka kugira gute, ntago ashaka kumenya ko mu rugo bamukeneye, nta wenda turavuga ko atarabyara. Noneho rero nukuvuga ngo yagiye ku kazi saa moya, atahutse saa 12 araje akuyemo inkweto, yambaye sandari mu kabari, sibyo? Aragiye agarutse saa 6 z'ijoro, araje asanga umudamu yasinziriye, sibyo?
ni ukuvuga ngo bibaye gutyo umwaka urashize undi uraje kandi umukisiyo bakagaragaza ni ukubera iki byagenze gutya ariko abandi benshi ntabwo bagaragaza reagisiyo bo bahita batangira inzira yo kugira gute yo gushaka igisubizo cy'ibibazo cyabo nkuko na bamwe mu bagabo bya bindi twatangiriyeho bahita batangira kureba ese ubundi ni iki cyanyemurira iki kibazo nimba uno muntu mugaragariza reagisiyo mugaragariza ko ibintu utanshimisha ni igiki nakora kugira ngo ibi bintu bigire gute iki kibazo cyanjye gikemuke bamwe bahita bashaka batangira urugendo rwo kwishakira igisubizo nimba yari afite umukozi ugira gute umuzamu umwogereza imodoka bona tutaberanye muri ubu buzima ndabona tubigenjeje gutya bitakunda ahita atangira urugendo rwo kumumeza neza mano ubwo se ugira ngo umugabo arabizi umugabo ari mu kazi akazi yakavuyemo yagiye mu kabari urumva ntagazi ngo mu rugo harimo harakorerwa iki wa muzamu yararaga mu kazu k'abazamu uyu munsi umugabo ashobora gutahuka bagahita bamwereka impamvu umukozi adakwiriye kurara mu kazu k'abazamu uyu munsi akwiriye kuza mu cyumba cy'abashyitsi uri kubyumva ni ukuvuga ngo rero bariya ba mutima w'urugo kenshi na kenshi byange bikunda ni n'inshingano zacu kubumva aguha impamvu umukozi akwiriye kuza kuryama mu nzu urumva ni ukuvuga ngo kubera ikire arashaka kumugira neza arashaka gutangira kumwondora nta mpamvu yo kugira ngo atangire kuribwa n'umubu nta mpamvu yo kugira ngo atangire kubaho nabi uyu munsi umubu imbeho yamwishe uyu munsi yarwaye malariya oya yatangiye kumudepansaho amafaranga ni ukuvuga ngo nimba wamusigiye amafaranga 10,000 byo guhaha uyu munsi ari bukoresha 5,000 ibindi 5,000 biragira gute biratangira kwita kuri wa muzamu ariko byaturutse kuki byaturutse ko umugore hari byamuzanye mu rugo hari cyamuzanye mu rugo icyo ngicyo ntago kiri gukorwa ikindi akeneye umwita sheri akeneye umwita shushu akeneye umubwira ngo komera mu gihe asitaye akeneye cetera n'ibindi uyu munsi abiheruka mu kwezi kwa buki kandi ibyo bintu birakenewe byange bikunda mu buzima bwe niyataba umugore w'intwari nataba umugore wihagazeho arahita ashaka inzira z'ikibazo cyiwe ni mu rwego rwo kugira ngo rero adasohoka hanze bakamubona mu rwego rwo kugira ngo atiyandarika hanze bakamubona araca izabugufi abenshi bagira gute baba bashaka guca izabugufi abakora izo ngeso ahita ashakisha uburyo cyari buce bugufi akabona wa muzamu rero narindi kukubwira ukuntu agomba kumwita akabanza akamusirimura neza umugabo mu minsi mike yaratangira akabona umuzamu arakeye akabona umuzamu ari kwambara neza ni ukuvuga ngo rero umugabo aragenda akazashiduka ibintu byaramaze gufata indi ntera nk'uko no ku mukozi w'umukobwa twasanze iyo umugore agomeje kurangara usanga byarafashe indi ntera kubigarura bikanga rero sasa niho kwa kundi ujya kubona ukabona birashwanyutse umwe aciye ukwe n'undi aciye ukwe buri wese akigumana umukozi mu gihe twakwibaza ngo mu gihe wamaze kumva Vedasta Empire wakora iki kandi icyo kintu uri kugisomaho ni ukuvuga ngo mu gihe umaze kumva iki kiganiro dutambukije turi gutambutsa uri umugabo cyangwa umugore mu gihe ibintu bitari byafata indi ntera kandi umaze kubyumva hari icyo wakora tugana ku musozo kibabwira wakora iki rero ni ukuvuga ngo umugabo subiza amaso inyuma ni ukuvuga ngo wibuke kera n'ibinaba byiza usubire mu gifiyansaye urebe ni igiki nakoraga cya gihe umugabo wanjye akishima ni igiki nakoraga cya gihe umugabo wanjye agahora yumva ko muri hafi wongere ugire gute usubire ku isoko ugende urebe icyo wakoraga urebe mu kwezi kwa buki mukimara kubana icyo wamukoreraga wongere ugaruke ugire gute ugikore nimba wari umaze kubona umukozi ariko gutera ikirenge mu cyawe sinzi hari abahita ngo umukozi nagende cyangwa se ngiye gushaka undi mukozi ariko icyo si cyo cyihutirwa ni ukuvuga ngo wa mukozi nimba umubona muri kompetisiyo izi saha gushyize mu kazi ko kugira ibyo ukosora
ariko nge namwirukana urashishikariza mukeba ko ubwo manu numara kumwirukana utabanjije gukora cya kindi ndi kuvuga cyo gukosora cyo kureba inyuma cyo kureba mufiyansanya cyo kureba mu kwezi kwa buki niki wakoraga utari gukora uyu munsi uri kuvuga ngo ni imirimo myinshi noneho biri bugende gute nundi akarusha wa wundi ahubwo jewe ikintu nashishikariza abantu baduteza amatwi nabashishikariza kugira gute gusubiza amaso inyuma gusubira ku isoko bakibuka muri kwa kurambagizanya muri kwa gufiyansanya bakagaruka bakagera mu kwezi kwa buki ibyo bakoreranaga bakagenda bakabisevinga ku bwonko bakabibika ku bwonko bikaba nk'umugati wa mu gitondo bikaba nk'ibiryo barya buri munsi nk'uko umuntu adashobora kubwirirwa cyangwa ngo aburare nabo bakumva yuko bya bintu nyine bigomba gukorwa buri munsi aho ngaho hari turi buze kuhakura igisubizo cy'icyo kibazo kiri muri sosiyete abantu bose baduteze amatwi ni ukuvuga ngo yaba ari uwashatse yaba ari utarashaka iki kintu kiri kureba umuntu wese uteganya kuzubaka gushinga urugo amaso inyuma babanze barebe ikibazo gihari babanze barebe inshingano zabo ko baba bataragize gute bataratezutse ku nshingano zabo umugore agire gute amenye inshingano ze umugabo amenye inshingano ze maze tugire gute twubake umuryango nyarwanda twubake sosiyete nyarwanda twubake igihugu giteye imbere kuko kugira ngo igihugu gitere imbere nuko umuryango nyarwanda umugore n'umugabo n'abana babasha kugira gute babanza gutera imbere tukaba rero ari ibyo ngibyo twari twateganyirije abadukurikira kuri channel yacu shishikariza kuzakurikirana ibiganiro bya Vedasta Empire muzagenda mukuramo ibisubizo by'ibibazo mwagiye mubona muri sosiyete ko bwije nuko bukeye ni ukuvuga ngo twebwe inshingano zacu cyangwa intego yacu ni ukugorora ni ukugarura ibyari bitangiye gusenyuka mu muryango nyarwanda muri sosiyete nyarwanda mu muryango iyo ngiyo wa muryango umugore n'umugabo binjiramo n'abana babo nicyo kintu cyatuzanye twazanywe no gukosora ibirimo twazanye no kuba twagira inama nanone abitegura kugira gute kurushinga turabashimiye rero abari badukurikiranye Imana y'amahoro ibaha umugisha abari mu burasirazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali Imana y'amahoro ibaha umugisha abari ibwota amasimbi nabo nitwabibagirwa hakaba rero mbashishikariza hari ikintu nshaka ko mu biganiro biri imbere tuzavugaho nari ngiye kuvuga ngo abari ibwota amasimbi manu hari ikintu kuzashaka umuntu nzakibaza abantu bari ibwota amasimbi habuzeyo abagabo n'abagore tuzakivugaho tukareba ese ni igiki kiri hanze abantu bari ibwota amasimbi bari mu mahanga icyo twita aba diaspora hari kubura iki ko turi kumva ibintu byadogereye bameze nk'abantu bashobora kuba barabuze abantu bashaka hanze bagarutse iwabo ariko bagarutse ku isoko turabashimiye Imana y'amahoro ibaha umugisha rero tubashishikariza gukora kuri subscribe kugira ngo muzakurikirane ibindi biganiro turi kubategurira ciao Imana iguha umugisha.